yagendaga yunamye ariko kuna murumva n'ubusaza oya ukuntu natinya kujya mu rutoki rwe agenda nunamye uri ko mabitekerejeho nta mbaraga yagiraga ni ubwoba icyo gihe babikamo ubwoba uzi ko n'icyatsi cya vetiveri utatinyuka kugikoraho ngo uri kukureba abo basaza bagwa muri karitsiye ahantu yateretse ubwatsi bwe nta nk'ishobora kuyoberamo uvuga ati irageramo iraheramo nanjye mpfiremo ubu ngubu biba biragenda bicika kubera ko abari gusaza ubu ni abasirimu ni abasaza b'abasirimu basirimutse ibintu byaracitse azi ko hari umuntu warebaga mu maso ukavuga uti mano undindire muri izi nzira urumva utimitekereza uriya musaza yabaga asinziriye imbaraga ari nkeya ari ku rutoki rwe amapera ageraga n'amapera ukaba utakorosinga icyatsi cya vetiveri umusaza yitwaga ndera nta karitsiye babura buri karitsiye aba irimo nk'ababiri cyangwa ariko ngerageze kujya kumwiba naragiraga inyana hafi yiwe iwanyu baribaga nawe ukajya kwiba ahandi oya naramucunze ibinyamunyu by'iwanyu barabicaga ukajya kwishumbusha ibigori by'abaturage ntabwo nagiye kumwiba igitoki uburyo bw'ikigori habagamo amapapayi mu rutoki rwabagamo munsi y'inzu ye habagamo amapapayi ari no kuzazira ubusa ipapayi habagamo amapapayi atukura papayi urabona hari amapapayi aba atukuramo imbere apana ari jaune kamwe kwa padiri imbere wareka tugasanga imbere ajya gusa n'umutuku apana rya jaune akaryoha kuba irera amapapayi none ndamuconga ndabwira kuri umusaza ko abantu bamutinya nkaba nta mwanya asoko uyu munsi ngize nka saa yine uri abana baragira inyana inzara ni ya saa yine ubundi urububa noneho ndamuconga ndabwira ntiyanze kunda arajya gusohoka uvuga ariko tekinike wagendaga wari ububye nanyuze inyuma y'inzu ya ububa ariko gake gukandagira kugira ngo atazakandagira ku majanga system ya kayavest ubundi agendaga nawe yubu ndagenda gutya gake ndabwira kabanze nunguruke mu nzu ye ndebe karimo ndamurunguruka agiye kubona mbona akaguru ikirenge gutya ikirenge guhegera gusenguka cyo guhingwa gutya ku muryango kumba ari kugona ninjiye no mu nzu ye mucaho mfata ubuki yaribanaga wenyine abuki ndaburya amapapayi ndamanura amunyuje ibintu bya kera kabisa nta karitsiye uri abasaza ariko abantu baramutinyaga reka twikomereze nizera ko mwese umeze neza cyane ubwo nawe ufite watinyaga iwanyu iwanyu se mwatinywa n'umeze mute mwaramutinyitse tuwe noneho ko akari no mu cyaro kibi cyane kindi cyaherera abandi ntihabaga hanabona ariko ibyaro barabicanye leta yarabicanye n'amatara amasaha uburiri aya masaha siyo mpamvu se wagize agasanya nawe ushonje aya masaha uri mu buriri saa 12:20 are wowe gurya ibyari mu gora urya saa 10 ubu saa 6 z'ijoro ahantu hose haraka ibyo se byakongera kuba muri karitsiye rero twatinyaga yaraturanye n'ikigo cy'amashuri y'izo primaire nitaga Sigisi Berete ntago batandukanaga n'ibiti by'amacunga n'amapera nawe ntiyarebaga ariko kugira ngo uzaje kumurira ikintu wabaga ubizi ko yagiye kandi atabona tumutinya koko wenge umutunye bitekereza ko barasaza nta hantu baburaga muri karitsiye zabaga ari strakare barahabije abantu kumbi nta n'urutege bigirira azaberi ko bavumbuye ubwo ntera yabazengereje nabivumbuye vuba abivumba asubiye cyane ko kibivumbura agera ari imbazi wowe no wabibagaho warabibaga nta kibazo wabaryaga ibyabo nagenda umunyabwoba kuva kera waryaga ibyabo ariko ngenda bagiraga n'inama inshuti zawe yewe ubundi nyina ari umuhanga mu gucungira abagiye kunyona abanyonnyi ngewe baranyitabazaga mu rwego rwo kubacungira isiri ninjye muntu wari uzi kurema isiri ya mbere byagenda nawe ukabigaye niwumva nigize nk'inyoni ugende amasigamana arabaje twiganire twumve urabivugaga urimo gutanga isiri ndakuze mwana ibyo bintu bireka njye muntu wacuze amasiri menshi vuga nk'iryo wibuka umunsi waragiye kubafata ugahita hari n'igihe twabaga twagiye kuvoma kure utubido naratumenaga ndi kuvuza ingoma yo kubabwira ati hari umurishyo navuzaga bagahita babimenya ndi kubwira umunyoni iti gumamo terura byinshi hakaba n'undi mpindura nkamubwira ni n'ibyo wari umaze guterura bireke wigendere ukize amagara karaba arifa kabagabo ndanamusuhuje arifa kera ari umwana yarateretaga buriya yagira akavugizaga bagiye gusura umukobwa iyo nkibutse iyo mubonye buri munsi ndakibuka none umunsi umaze kuntuma amakabaru akabasha tukanjyanira ngeze yo ndamwigana ikivugizo nyivugiza kabiri kumba kivuza gatatu haza musaza we
ntizakubonye yakivuze ko umusaza yaramuze imisa muhiga yaramubuze utambwira ko wakuziritse ku miyenzi ibyambaye reka tubyibe reka dukomeze ukanayikubitwa uyu mugoroba rero aza kuza kuba urimo siri yakwicisha uyitanze nabi arife yavuzaga gatanu urana bamaniye ko n'ubu bavumburira isi urikora nabi barakumanika arife yavuzaga gatatu njye mvuza kabiri wowe hamagariye ikizi turaza kuba turi na Gorilla Games muri kiganiro Messenger Transport and Clearing Company Limited Mango 4G Kibogara Polytechnic Jia de la Pepa Sato Rwanda Dahabushiri na Destin Art Media Mukani Property Agency na Rwanda Form Kinazika Sava Plant na NBG Bismart na Ecobank Perfect Technologies Limited na Inzozi Roto Action Driving and Language School na Tekino CNV Smart Car Wash na Canal Prise Amazing Tools Company Limited na Makeya Agasuruko Tangawizi bene nkuzaniye none uyu munsi icyo kurya inyama ujye wumva ushaka kurya akanyama imboga bazita imboga bazita kaboga kabisa akanuka kaboga kameze neza cyane kaboga rwose ndagakura uyu munsi twazanye kaboga mu abantu karari none dufite kaboga ariya kwa hano kwa Sani ibintu byabaye mahire niyo muntu uzwi yitwa Sani ara Kimironko kaboga imbere y'isoko no hepfo y'isoko heza isoko natangatanze Hasani hariya niyo muntu ufite imboga icyitwa akaboga ushaka kaboga ukarya kakiri fresh ni Hasani niho umugabo witwa Hasani ara Kimironko twumva hano tugiye kuza na kaboga k'ubwoko bwose akaboga kose wakwifuza ni kwa Hasani hari gusa hari rumwe atagira izindi zose arazifite urwo rumwe rureke rugumane rwijyanire si Hasani wabyumvise rwijyanire rwijyanire Hasani ni hejuru cyane Hasani nta kintu mwavugana kuri urwo nguru afite amafi ngwiki meza yandi bifatira yandi bagufite n'amahane uragenda ukirobira iyo ushaka yandi afite n'amahane y'usana arafite uwo ngo biramusaba no agakwavuze tukwavuta tumeze ari abadufite arakubwira ati kana kamahane ni gushaka hano kwa Hasani Kimironko haba munsi y'isoko cyangwa ruguru y'isoko Hasani ni umuntu mubi cyane yambwiye ati Benjamin ngewe mweme ijwi rye nzumva ryasaraye ryabuze isupu azabyirengera ajyaza kabisa naguragerayo guhera uyu munsi utangaje ko mbaye carnivore oya kushona kurya ibintu oya igihe waririye ibindi birahagije hindura nta kibazo igihe waririye imyumbati n'ibijumba wahinduye ukarya n'akandi kaboga koko ukarya kaboga gerageza ubaho nk'intare Hasani afite utuboga hariya afite inyama zose byaterwa n'iyo ushaka kurya amafi ubwo ewana azitwa ngo za kapiteni terapiya none navuze ngiye kuzajya isama cyitwa kapiteni terapiya yego nitwe turaza kubaganiriza dutegereje n'umudage mu kanya nawe araza kudusanga muri studio n'uriya nyine oya mwakire wamuzanye mwakire ntabwo nari niyo wabinyoye hejuru bimbwira ngo araza ku bwanjye iyo wihangana tugakora tukageza waretse se nkigendera ku bwanjye umuyobozi yihangana twari gukora tugategereza umudage arya ninde ngiye muri minisiteri umudage ahubwo mwazamwisa umwongereza agiye ko mbona aryamye ku mwongereza muzamwita umwongereza aya ni umudage mwakire kajugujugu ntabwo yari aherutse guca muri izi nzira mumeze mute no kuboneka aya masaha ariko reka mwe mukuze pe kuzinduka muri gitondo muroga cyane waza mu kazi utoze waza mu kazi utoze cyangwa murara mwoze ibyo ari goye mbwira ubu naba natashye saa 10 inkuga mu gitondo sangahe saa 10 ubu saa 10 abantu baba bafunguye ari akazi kaba gahari wiki sinose Kigali bifunze saa 10 ko numva nzanye Lucas ikaze Singapore Boys Lucas nkeretsa nsubijeyo ndahakumbuye ejo bundi numvaga bivuga binugwanuga wenda rigiye wabona usubiyeyo wankumbuje Lucas ngo ari umushoramari mwasizeyo biragoye hari ahantu ni ahantu hahenze none se niho mwaherukanaga Singapore ntabwo kumubona se biba byoroshye cyangwa nuko kumanywa utaboneka ega mwe muboneka kumanywa akagoroba ntimuboneka akagoroba oya tuba twanyanyagiye
ko waje kwicara ku byuma ukaza kumukontorora kwa kundi ujya umanura wa wundi oya ni umushyitsi oya ibintu by'amakarita hano ntibiba ugenzemo gakeya hano ikarita ziratangwa nanjye se none ndi umutumirwa oya ntose muri match amikare nibatanga amakarita y'umuhondo ugendemo gake wazinyibukije zimwereke za karita z'umutuku n'umutuku n'umuhondo izo kuri interinete gusa aha urazitanya uraziko bamuzifite no muri studio ugendemo gake cyane utaza kwica chef afite nyinshi Sergio muri karitsiye yawe se ari uko narimutse muri etage hejuru muri karitsiye ariko ni muri etage ariko cyari hahandi ariko sira karitsiye ariko cyari hahandi ariko se harya wo tuye CD genda wikanombe ikanombe mu kibuga cy'indege se hepfo yayo nyine hepfo yacu gatoneka hepfo yacu gatoneka nuranye n'umukire witwa Dodo adresse y'umukene ni umukire baturanye wowe umukire utuye hariya n'uwuye nawe irakaritsiye n'agakire nta mukire wa muri irakaritsiye nawe kuko papa nde wa undi ujya ukatira witwa papa kuri botike papa visi se papa visi oya umutera turayitwa papa visi nta mukire mu Rwanda papa visi afite imago ya faranga ariko nyine n'urwego rwawe nawe nawe muturanye aravuga ngo papa mayesi ariko reka mbabwize ukuri umuntu aturanya Rugunga gasereza utuye Kimisagara Nyarugunga ni mu kibose hariya n'amakaritsiye arakase na nimero ari wanyuze ko utarangira umuntu nimero shyira amadirisa nabonye simba ko zananye ko ngemba ku ganda ka 17 ku mutaka wa Airtel turabakunda nitwa Aimable ndi mu gihugu cya Kenya kitwa ahitwa Kisii welcome murakaza neza uyu muhungu saa 8 arazigeza koko naya makarita dufite oya saa 8 nabanyiri gukora hano waramutse Jean Luc turabakunda ndi mu karere ka Nyamagabe mutumiriremo mubarasa harya mutubwire uko byifashe ku bademobe rwose niho mu butatuye njya mubona ku bademobe ubwo nyine n'abademobe nyine Nasiri urashaka gusubira kogeza imyitozo Arsenal Rokasi ndabasuje Nasiri arabakuramo umwuka ndabarahiye kuko uwo Fuad na Benjamin nibo ubundi bamushobora ejo numvaga ngo niba ngo bagiye hehe ngo kwiba ngo umuntu ngo bagataha gutyo ejo barambwiye ngo bagiye Gisozi sinzi ngo umuntu bagiye ko shatse batashye imbo amara aya ntibishoboka inkokora zireba inyuma twaramubuze uriya muntu ntabwo bishoboka umva ikibazo cyacu kugira ngo tutagukura amafakira zira kukubona iyo tukubonye ntibishoboka bigeze kusangana n'umukire amaze bansanganye n'umukire ndimo ndaganira nawe ndimo ndigisha amasaha 2 nigisha yego uyu na Gicumbi yego nyuma y'iminota 5 bahise bahagurukana impamba ayabo bari baratwaye woguma Lucas nari kuva saa 10 nigisha saa 10 ebyiri z'ukuntu zarigeze ndabona barahise ndabasura urapepera kuko wihabuga marigariki baraje bahita batwara impamba njyewe ndahunga none se ko anyuraga ku ruhande wowe wanyuraga ku ruhande ndahise mbatinya buriya wewe wanyuze ku wanyuraga ku ruhande ukazana ibintu byo kuvuga ngo umukire ntabwo ari gutyo bamutaka umukire umubwira ko uhumeka umwuka asigaje ukamubwira uti hano i Kigali yose niwe baba bareba Station of Engineers Rwanda abenjeniyeri bene yaramubwiye atari ko ubu ngubu wiyumva gute kuri umukire abandi ari abakene nta kintu uko bene yamubwiye arabutiza ubyiyumvamo gute nabubwiye ni kuba ukiri muto ukaba wambara ikanzu urakize ubyiyumvamo ute Jari karamuzi nibisanzwe ati oya buse twebwe twabaho gute nkawe gute bahise bamwiba ndaho ngaho ndumirwa ndavuga ati mwabahungumo rero ejo igitero mwagiyemo niba mumwira ngo ntacyo mwazanye twahushije kubera Fuad aya ariko yara mwaranyemeje pe ndumirwa ubundi ijye kureba umukire buriya na Lucas iyo tumuguyeho nawe aratuzerega ntaducika na telefone tuzayigurisha se ntari umunsi bigeze kubasanga numva Ben arimo aravuga ati nyikopeshereza kuri telefone
ndabasuhuje na sirimu udashyizemo imiyaga saa 5 araba atamiye itukura nahitamo aragenda mudage naza turamusezerera reba nawe urayirya ndi i Bujumbura gendemo gake ndi mu Kamenge mu gihugu cy'u Burundi izo karita zanyu yavuze ko ari iya fifara urazirya ndi gusoma ubutumwa ndi kuvugiramo ndagukubita ikarita y'umuhondo mu kanya genda gake hano muri plateau umuntu avuga bamuhaye ijambo ntabwo ari sport bar ntabwo ari sport bar hano uvuga baguha ijambo ariko se sport bamwe murayizi gendemo gake uyu wamutumiye mwatwitse oya abantu bari bamukumbuye kwa gatanu mwatsinze bari bamukumbuye Singapore Boys mwatsinze kacumbani muti wa pera kari kunzira jiwe 6 apashe kajugujugu niyo mazina yawe ladies choice ladies favorite red choice bakinyarugenge bogeza ariko nijoro numva kuvuga ngo warabwiriwe ufite telefone bakubwira ngo ufite telefone ya miliyoni 2 iyo telefone ihagaze miliyoni 2 ukaba warabwiriwe sha none se kubwira iki ni igikoresho mba ntunze nkigurishe ntumvaga bera ngo ati wayigurishije ukarya Ben we yashonje agurisha ibyo afite guhamagara wa musaza nibagiye gusara ntabwo arabyuka mubwire kajugujugu siga apashe uriya musaza se ntabwo arabyuka zisaha se ariko mwaranyemeje pe kwijuma ntabwo arabyuka ako abantu sidiwe nkorana na Desire ko agiye yiva ndetse yagize gahunda wabaga ari umunsi utuje meze neza ariko ari gute mutuza abantu kwa gatanu ari umunsi abantu benshi baba baruhutse bafite amafaranga yabo bari busohoke izamutse muri iki gitondo kwa gatanu abantu bafite amafaranga yabo bakeneye kwinjoyinga bakarelaxinga iki kiganiro mujye mutuma abantu bashyuha nibyo je wundi gwara umukire wundi wibye ahantu bose nta numwe uri kunyitaba Kastani yitaba Sheni yitaba Desire amuzebige nawe nakwiye kuba ngize umwe nsaba kaza dufitanye ibibazo bikomeye cyane yanyemereye gusohoka buri mezi 3 kajugujugu wanyemerera ngasoma ubutumwa nkaza kuguha ijambo ukavuga amakuru y'imikino azi ko yatumye tuvuga wese nuni ati nasiri ntuze kwaka ibyo kurya ngaha mu gitondo ati afite ibyo avuga ni nka super manager neza Nasiri mu turukundo James ariko Nasiri ufite ngo abantu ngo bakwe ngo nemera kajugujugu we use umuntu abarabuze ko undi muntu yakwemera hano waretse ubutumwa ngarakwemera twe tunezeza abantu tubereyeho kunezeza imitima y'abantu uyu munsi utubanye umutuku kajugujugu mujye mumuzana nimugoroba niyo nguru cyakode ndi kumwe nawe ibi byose ni mu butu biratunguranye kubona iminota 10 ya mbere nta erokada arabona yihanganye yavuze ngo ni umushyitsi buri tuzimuhekanye ati ni mu ikarita ni umushyitsi turamwemera Lucas ivuga yego hoya nayo yego ariko nabi betinga ntabwo uza kurangiza kino kiganiro utari ikarita sinzi ibara ryayo ariko urayirya jewe ye nkindi ikarita ndarwana ngaho kutarwana ari mate witwa Jean Muto yitambitse hagati n'uwitwa David Pugaragu hoya inde David we epi hoya se stade bikira n'abafana ba Manchester United yibaze Kicukiro ntabwo nari mpari gusenga uri yangezeho n'ubu yarangezeho ko Nasiri ari ukuntu yigaragaje nuko nirukanwe muri Aje Sport timu ntabwo waba umukinnyi wa Desire nari nkubise Desire ni umutoza utuje ntabwo waba umukinnyi we nari nkubise yabwira ati mugabo ntukarondera u Rwanda ntabwo waba umukinnyi wa Desire umugabo iki kiganiro kirazi kuba inkoni ku nkoni ariko bana yanjye wirukana umutyo nuko ikiganiro kibaye inkoni ku nkoni kibaye inkoni ku nkoni
reka twisekere bana kuwa gatanu ntabwo uyu munsi biza ngo purato dufite abashyitsi uyu munsi y'umunsi ni forufe dufite abashyitsi uyu munsi nibajya baza ujya usohoka nta kibazo bakunda umuntu afite umwana wananiranye tubyemeranyeho dufite abashyitsi mu kanya saa 5 hari ukuntu ababyeyi iyo umwana kubagana mu rugo yaje abashyitsi bamwe hari ibintu bibiri ababyeyi badukoraga bibabaje umubyeyi kukugaburira ubugari n'indagara ugiye ku ishuri mu gitondo ngawe urumva saa 4 isomo rya saa 4 ariko wabaga bazi intebe umuntu yicayeho agiriye ifuje ibibazo bivuga imuka yicara ya David yicara turebe ku Singapore boy urumva saa 4 ukabura sinzire ruka wariye ubugari akaba ngo ababyeyi urumva kera ibintu by'imigati n'iki ntago ubwati wari wihagaze bari bihagaze kajugujugu aranza bayikupa umuntu akaba gukubisa ubugari mu gitondo ukajya saa 5 ukabura sinzira saa 4 ukaba wasinziriye kakazuba umwana akaba yari ubugari kandi umubyeyi ngo yakugaburiye neza ngo kujya wiga byabigoranye ikindi umubyeyi urumva kera twarakuze kabisa kera nabo batuguraga imyenda myinshi kakagucikira umubyeyi akavuga ati kijya kwije abashyitsi baje kandi ari wowe ukuguri kajugujugu abashyitsi nibaza usohoke cyangwa se kwinyumanganya mutuzi aho yagira ngo dusabye ndagenda pe kuko nabo ntabwo byoroshye n'inkoni ku nkoni ko nabo wa mbwa muhuriye muri studio bya bindi ntabahe aha